Uyu yitwa Ishyanga Emeline. Uyu ni umwe mu bakobwa bagiye bifotozanya n'ibyamamare bigiye bitandukanye hano mu Rwanda. Gusa akamamara ubwo yifotozanyaga n'umuhanzi w'icyamamare urenze, bavuga ko ari umwe muri batatu beza b'ibihe byose muri iki gihugu, The Ben. Uyu mukobwa yakoze amateka ubwo yafataga icupa rya Heineken akaryijomba mu myanya y'ibanga. Si ukuryijombamo, ahubwo yarikoreshaga nk'umugabo umuri hejuru. Yari yashishikawe cyane, yumva ari ibintu byiza birenze. Ibi ntibyaje gushimisha benshi muri iki gihugu, dore ko barebye ubwiza bw'uyu mukobwa, ubwiza bw'umwari w'u Rwanda, bakabahuza n'ibyo arimo yikora. Abenshi bababaye kuko bivugwa ko neza iyo umukobwa yerekanye imyanya y'ibanga ye, aba yerekanye mama we yambaye ubusa. Amafoto menshi agiye acacara ku mbuga nkoranyambaga n'amavideo agiye atandukanye y'uyu mukobwa yerekana ubwambure bwe. Hari amavideo menshi abantu bagenda bahererekanya mu mbuga nka WhatsApp, abendindi bagenda bazihererekanya kuri Twitter, Facebook ndetse n'ahandi, bagaragaza ikimero cy'uwo mukobwa ndetse yambaye ubusa. Hari aho agaragara yikinisha, agaragara aryamana n'abandi bakobwa bahuje igitsina. Ibi byaje kubabaza benshi cyane, ndetse na bamwe mu banyamakuru bakaze mu gihugu, haba abakuru ndetse n'abato, bagiye babona uyu mukobwa n'ikimero cye n'ubwiza bwe n'ibyo yakoze. Byababaje benshi. Hari n'abagiye bafata icupa rya Heineken baryambika Ishyanga. Ese uyu mukobwa yabitewe n'iki? Reka twinjire mu nyandiko ubundi tumenye neza icyateye uyu mukobwa kiri no gutuma ibyamamare byinshi bishyira hanze amafoto y'imyanya y'ibanga. Mu isi ya none kubaka izina biragoye. Hari abahitamo kuryubaka biciye mu nzira mbi, aho ushobora gusanga umugabo nawe ashobora kwishyira hanze aryamana n'uwo bahuje igitsina kugira abone fame byonyine. Abenshi babisanisha nuko umuhanzi Mahoni Boni yakoze indirimbo ayita MC. Muri indirimbo hari ijambo avugamo ati kubaka izina si umukino. Ubu rero kubaka izina nibwo bukire bw'umuntu. Usanga mu gihe ufite izina rizwi, ushobora gufungura zimwe muri social media zikakwinjiriza amafaranga bitewe n'uko izina ryawe rimaze kumenywa na benshi. Hari abahimba amakontenti y'urukozasoni kugira binjize umufungo. Niko biri ku isi, ni nako bimeze. Gusa igihugu cy'u Rwanda ntabwo cyemera ibyo bintu. RIB imwe mu yafashe intera ya mbere mu kwamaganira kure ibi bintu. Bavuze ko buri muntu wese uzajya ugaragaraho ibi bikorwa bibi biteye isoni abishyira ku karubanda agomba kubihanirwa n'amategeko. Turibaza niba uyu mukobwa Ishyanga Emeline nawe yaba yatawe muri yombi. Gusa ibyo yakoze biteye ubwoba. Birababaje cyane kubona umunyarwandakazi yijomba mu myanya y'ibanga icupa ry'inzoga. Afata icupa ry'inzoga akaryijombaguramo. Bamwe bavuze ko ari ugusebya abasore bo muri Kigali ko badashoboye. Abandi bahagiye babiteramo urwenya bavuga ko abasore bo muri Kigali badafite umutsi. Bikabitera bamwe mu bakobwa kwikinisha cyangwa se gushaka utundi dukoresho tubasimbura mu mwanya wo kuba batera akabariro n'abagabo nyabagabo cyangwa se abasore nyabasore. Bagahitamo kubyikora kuko basanga nta byishimo bashobora kubaha nk'ibyo bakora muri utwo dukoresho. Nyuma yo kubona ibi bintu, bavuze ko mu kurimbuka kwa Sodoma na Gomora Imana yanze kwihanganira ubutinganyi, igahitamo kubatwika. Abandi bakabisanisha no muri Los Angeles uburyo hari gukongoka, bakavuga ko ari agahinda n'umujinya w'Imana iri kugaragariza mwene muntu muri iki gihe. Ese ibi bintu biri kugwira ku isi byageze n'i Nyarugenge, twebwe turabibona gute? Gusa uyu mwana w'umukobwa akwiye ibihano, ndetse bihanukiriye bamuhane, bamwumvishe ibi bintu nta kamaramaza nk'uko abarundi babivuga. Gushira imyanya y'ibanga hanze
uba ugaragariza imiterere ya nyoko. Iyo wifotoye ukereka isi yose uko uteye, akarusho ukabereka amabere, ukabereka sex, uba werekanye ubwambure bwa mama wawe wakubyaye. Ibi rero ntabwo bigomba kwihanganirwa, ahubwo agomba guhanwa. Hari n'abandi babonye aya mafoto n'aya mavideo bamwita mushiki wa Balthazar. Ati mushiki wa Balthazar ubu ngubu yageze mu Rwanda. Ashobora kuba atageze mu Rwanda ahubwo yavukiye mu Rwanda. Uyu nta wundi ni Emeline wamenyekanye nk'Ishanga ubwo The Ben yagendaga amukurura ishanga igihe bafataga ifoto bombi. Ese kuba icyamamare bisaba kwiyandarika? Iki ni ikibazo gikomeje kwibazwa na buri umwe ndetse n'abantu batari bakeya muri iki gihugu. Abantu benshi ibi bintu barabirwaye. Biragoye ko wafata telefone y'umukobwa, cyane cyane smartphone, uburemo ifoto ye yambaye ubusa. Izi foto bakunze kuzishira aho bita muri safe folder. Iyo winjiye muri galeri ukareba neza, ukitegereza neza, ukabona folder isa naho iriho pin, iyo folder nujya kuyifungura akenshi na kenshi ushobora kuzasangamo amafoto y'umukobwa yambaye ubusa, nyir'ubwite, nyiri telefone. Cyangwa se usangemo amafoto arimo aryamana n'abandi basore bifata amavideo akayabika. Ibi bintu bigezweho cyane. Ibi bintu niko gatwiko k'ubu, gusa benshi babyita agatwiko katinjiza. Iyi ni isi ya none, ni isi turimo ikomeje kushuka benshi no kubashyira hanze no kubatesha umutwe. Ibi byose ni imbaraga z'ubukene. Nta kintu na kimwe batazakora kugira babone icyo bashyira mu nda, ariko nta kintu na kimwe bazakora kugira ngo babure kujya hanze ndetse no guseba. Igihe cyose wakoze ikibi kizasekwa nk'icyiza, gusa bitewe n'aho wagikoreye ingaruka zizaba nyinshi. Ubu mu Rwanda ntibyemewe kwiyandarika, kandi niko kuri. Mu gihe cyose wagaragaje ibi bintu ugomba kubihanirwa n'amategeko, kuko hari benshi mu bayangavu ndetse n'abandi bakiri bato nk'abateenagers, baba abahungu cyangwa abakobwa, bareba ibi bintu bakabikunda nabo bakabikora mu rwego rwo kwishimisha, kandi bishyira hanze mu bintu bitari byiza. Emeline Ishanga akoze amateka. Ibi bintu byari bagiranye muri iki gihugu cyo kugaragaza imyanya y'ibanga uri mu Rwanda, akenshi na kenshi byakorwaga mu gihe wagiye hanze y'igihugu. Ese ibi birabikuraho iki?